Ese wari uzi ko buri mwaka hari abagore benshi bapfa babyara bazize ibibazo bibaho mu gihe cyo gutwita ndetse no mu gihe cyo kubyara, kandi bimwe muri byo bishoboka ko byakwirindwa iyo bimenyekanye hakiri kare? Iyo umuntu yumvise bavuga ko umubyeyi yapfuye abyara, akenshi abantu benshi barababara cyane, ariko ntibasobanukirwe neza icyabiteye, buri wese akavuga ibye undi ibye. Nyamara nyuma y'izo nkuru zose bavuga, haba hari impamvu zitandukanye zabiteye, kandi zimwe muri zo abantu benshi ndetse n'ababyeyi ubwabo usanga bazirengagiza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bikunze gutera ababyeyi gupfa babyara. Turareba uburyo ibyo bibazo bitangira, ibimenyetso bishobora kubigaragaza, ndetse n'impamvu ari ingenzi cyane kwihutira kujya kwa muganga igihe cyose hari ikibazo kibonetse. Hari abantu bamwe batekereza ko urupfu ruba mu gihe umugore abyara, rubaho gusa iyo umugore yabyariye mu rugo cyangwa se igihe adafite ubuvuzi buboneye, ariko siko biba buri gihe, kuko hari ibibazo bishobora kuza mu buryo bwihuse cyane, ndetse rimwe na rimwe umugore akaba yarameze neza mbere, ariko yajya kubyara ukumva ngo arapfuye. Niyo mpamvu gukurikirana neza inda no kubyarira kwa muganga bifite akamaro gakomeye cyane. Bana natwe mu kiganiro kugeza kirangiye, uraza gusobanukirwa byinshi birenze ku byo wari usanzwe uzi kuri iki kibazo. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Dore ibintu bikunze gutera ababyeyi gupfa mu gihe cyo kubyara, bisobanuye mu buryo bworoshye. Icya mbere ni ukuva amaraso menshi mu gihe cyo kubyara. Iyi niyo mpamvu ikunze kugaragara cyane ku babyeyi benshi bapfa mu gihe cyo kubyara. Iyo amaraso adahagaritswe vuba, umubyeyi ashobora gutakaza ubuzima mu buryo bwihuse cyane. Kuko iyo umugore amaze gutakaza amaraso menshi bikabije, bitera umuvuduko w'amaraso kumanuka ukajya hasi akajya muri hipotansiyo, umutima ugakora cyane bidasanzwe, maze umugore agahita agwa muri shoke, bikamutera urupfu rwihuse. Icya kabiri cyica umugore mu gihe cyo kubyara ni ugutinda kugera kwa muganga. Iyindi kigufata, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakagukurikirana bakureba, kuko ushobora kwibwira ko waciye muri ekogarafi umwana wawe ameze neza, ariko mu nda ni kure cyane, kuko mu minota 30 gusa cyangwa se munsi yayo ntushobora kumenya ibiri kubera mu nda. Umwana ashobora kuba ameze neza mu nda nk'uko babikubwiye, ariko akitambika mu minota mike cyane iheruka, cyangwa se ugasanga urureri rumwizingurukije mu ijosi, cyangwa hakagira ikindi kibazo kibaho, muganga wenyine ugukurikirana akaba ari we washoboraga kumenya ibimenyetso byacyo mbere yo kubyara, maze bigatuma ugezwa kwa muganga uhita upfa cyangwa ugapfira mu nzira utaragerayo. Indi kigufata rero, ntukibwire ngo utegereje ikimenyetso cya nyuma nk'uko hari ababyeyi bamwe bajya babikora, ku buryo umuganga mwakira atakibasha kurira ku gatanda, wamubaza ute se madamu watindijwe n'iki, akavuga ati nari ntegereje ikimenyetso. Wamubaza ute se icyo kimenyetso ni ikihe, agaceceka akakwihorera, ariko ibyo ntibiba bikuyeho ko hashobora kubaho ikibazo gitewe n'uko gutinda. Icya gatatu gishobora kwica umugore mu gihe cyo kubyara ni ukubyarira mu rugo cyangwa se kubyarira ahatari inzobere zafasha umubyeyi mu gihe havutse ikibazo. Iyo ubyariye ahatabugenewe, iyo habaye ikibazo gikomeye ntihaboneke ubufasha bwihuse bwo kugezwa kwa muganga, bituma umubyeyi atakaza ubuzima byihuse. Naho icya kane ni indwara zifata umubyeyi nka infection zishobora guterwa n'isuku nke cyangwa kutavurwa hakiri kare. Nanone kandi icya gatanu gishobora gutera umubyeyi gupfa abyara ni ugukomereka kw'imyanya myibarukiro. Aha twavuga nk'igihe umubyeyi yagize fistile, imyanya myibarukiro ugasanga yahuye n'aho umwanda mukuru usohokera. Ibi bishobora gutera infection mu mubiri wose, maze umubyeyi akagwa muri shoka agahita apfa. Ikintu cya gatandatu ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru mu gihe cyo kubyara. Indwara nka pre-eclampsy ishobora gutera guhungabana k'umubiri wose, maze bigatuma umubyeyi apfa abyara. Ni ukuvuga ko igihe cyose umubyeyi yumvise ari kubabara umutwe bikabije, akabona areba ibikezi atabona neza, akabona ari kubyimba mu maso, akabyimba ibiganza cyangwa se ku birenge, cyangwa se rimwe na rimwe akababara munsi y'imbavu mu gice cy'iburyo cyangwa se mu gice cyo hejuru y'inda, akagira isesemi no kuruka bikabije kandi ari mu mezi ya nyuma mu gihe cyo kubyara, agahumeka nabi cyangwa se akumva abura umwuka, rimwe na rimwe ntanihagarike neza, kandi bakamubwira ko umuvuduko w'amaraso we wazamutse, yagaragaza byinshi muri ibi bimenyetso cyangwa se akaba agaragaje kimwe muri ibi bimenyetso,
aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo afashwe amazi atararenga inkombe. Icya karindwi ni igihe umwana atari mu mwanya mwiza. Umwana ashobora kuba yari ari muri pozisiyo nziza yo kuvukiramo, ariko hagera ko yegereje kuvuka akitambika cyangwa se akajya mu yindi pozisiyo mbi, umubyeyi akiringira ati bambwiye ko umwana ameze neza nk'uko twigeze kubivugaho na mbere, maze yafatwa ntiyihutire kugera kwa muganga bikamuviramo gupfa mu gihe ari kubyara. Naho icya munani gishobora gutuma uyu mubyeyi atakaza ubuzima mu gihe cyo kubyara ni indwara ya anemi cyangwa se indwara yo kubura amaraso. Igihe umubyeyi yari asanzwe afite amaraso make, ashobora gutakaza andi maraso mu gihe ari kubyara, maze kuko yari asanganywe iyi ndwara ya anemi koronike agahita apfa akiri muri icyo gikorwa cy'ubwitange. Naho ikintu cya 9 ni ukubura ubumenyi bw'amakuru ku bimenyetso by'akaga. Iyo umubyeyi cyangwa umuryango we batazi igihe cyo kwihutira kujya kwa muganga, bishobora gutuma ubuzima bw'umubyeyi bujya mu kaga maze akahasiga ubuzima. Naho ikintu cya 10 gishobora gutera umubyeyi gupfa abyara, ari nacyo cya nyuma mu byo twateguye uyu munsi, ni ugutwara inda uri mu myaka idakwiye. Aha ni hamwe ushobora gusanga umwana atwite akiri mutoya, cyangwa se ugasanga uri umubyeyi ariko utwite mu myaka y'izabukuru. Ibi byongera ibyago byo guhura n'ibibazo bikomeye bikururira umubyeyi gupfa abyara. Izi mpamvu zose zerekana ko kwipimisha kare, kubyarira kwa muganga no kwitabwaho mbere yo kubyara, mu gihe cyo kubyara ndetse na nyuma yo kubyara ari byo ngenzi mu kurengera ubuzima bw'umubyeyi ngo udapfa abyara. Muri rusange ubuzima bw'umugore utwite kugeza igihe abyaye ni ibintu bikwiye kwitabwaho cyane, kuko hari ibibazo bishobora kuza mu buryo bwihuse kandi bikagira ingaruka zikomeye iyo bititaweho hakiri kare. Nk'uko twabibonye muri iki kiganiro, ibintu byinshi bitera ababyeyi gupfa babyara akenshi bitangira ari ibimenyetso abantu bashobora kudaha agaciro, nyamara kubimenya hakiri kare nibyo byonyine bishobora kurokora ubuzima bw'umubyeyi mu gihe cyo kubyara. Ni ngombwa rero ko umugore utwite akurikirana inda kwa muganga uko bikwiye kose, kuva agitwita kugeza abyaye. Hari abantu bajya kwa muganga kwipimisha rimwe gusa cyangwa se 2 gusa bakarekeraho, abandi bakihanganira ibibazo bavuga ko bizashira. Ariko hari igihe gutinda gushaka ubufasha bishobora gushyira ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana mu kaga. Abagize umuryango nabo bafite uruhare rukomeye cyane ku mugore utwite, kubera bakeneye kwitabwaho bihoraho no kujyanwa kwa muganga mu buryo bwihuse mu gihe cyose bibaye ngombwa. Hari igihe ibimenyetso bikomeye bitangira mu buryo butunguranye cyangwa se mu ijoro hagati, bityo gutegereza ngo bubanze buke cyangwa se ugategereza ngo ubanze ukore ibyo utari wakoze niba utunguwe, bishobora gutera ikibazo gikomeye cyavamo gupfa bitunguranye mu gihe cyose umugore abyara. Ni byiza gutegura kare aho umugore azabyarira, hagategurwa uburyo azagerayo batitaye ku masaha afatiweho, yaba nijoro cyangwa se ku manywa, mu mvura cyangwa se no ku zuba. Ndetse akagira n'amakuru y'aho yakura ubufasha bwihuse niba atunguwe ukudasanzwe. Ntibyemewe gukoresha imiti y'ibyatsi izwi nk'iyongera ibise cyangwa se yihutisha kubyara vuba ku mugore wese wafashwe n'ibise cyangwa se ubonye ibimenyetso byo kubyara. Mu bagore bitegura kubyara, ni ngombwa kwihata kunywa amazi ahagije, kuruhuka bihagije no gukurikiza inama bahabwa na muganga mu gihe cyo kwipimisha. Ndetse buri mugore wese aba agomba kumenya ibimenyetso by'akaga ndetse no kubyitaho mu gihe cyose bibaye ngombwa. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Niba hari icyo wungutse muri kino kiganiro, ntibibagirwe gukora like, unasangiza abandi iki kiganiro. Niba kandi hari inyunganizi udufitiye cyangwa se ikibazo wifuza kutubaza, watwandikira muri komenti cyangwa kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.